Ibintu 10 bituma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka ku bashakanye. Ikiza ku mwanya wa mbere ni ibibazo bitakemuwe. Amakimbirane ndetse n'ibindi bibazo bivuka mu muryango ni bimwe mu bintu biza ku isonga mu kwangiza umubonano w'abashakanye. Ibibazo bikaba bigira ingaruka ku bushake bwo gutera akabariro cyane cyane ku bagore. Ikiganiro ndetse no gushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo biri mu muryango ni ingenzi mu mibanire myiza y'abashakanye. Icya kabiri, ibitotsi bike. Kudasinzira bihagije k'umwe mu bashakanye bitewe n'uko abyuka kare, aryama bitinze cyangwa bitewe n'ibindi bibazo byo mu mubiri byangiza cyane ubushake bwo gutera akabariro kubera ko kubura ibitotsi bitera umunaniro mwinshi cyane bityo umugabo cyangwa umugore ntabashe kumva afite ubushake bwo gutera akabariro. Icya gatatu, urubyaro. Ubusanzwe umuntu ashinga urugo kugira ngo abyare, ariko usanga nyuma yo kubyara wa mushyikirano abashakanye bagirana utangira kugabanuka. Ibi bagaterwa n'uko abana babo bahora mu rugo basakuza cyangwa bakirana, maze ababyeyi bakabura ubwisanzure n'umwanya wo gutera akabariro. Ni byiza gushaka umwanya uhagije n'ahantu hatuje kugira ngo icyo gikorwa nacyo kigende neza. Imiterere mibi y'umubiri. Iyo umwe mu bashakanye yumvamo ko ari mubi, bimugabanyiriza ubushake bwo kuba yakwiyumva muri mugenzi we, bityo na cya gikorwa nyamukuru cy'abashakanye kikaba kitakorwa uko bikwiye. Ni byiza rero guhora utaka uwo mwashakanye kugira ngo akomeze kwigirira icyizere imbere yawe. Icya gatanu, umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije wangiza cyane ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye bitewe n'uko abantu babyibushye bibagora gukora neza icyo gikorwa. Ibyo kandi bishoboka iyo batiyumvamo icyizere ndetse ko nta munezero bashobora kugeza kuri bagenzi babo. Icya gatandatu, kudafata umurego w'igitsina cy'umugabo. Iki kiba ari ikibazo gikomeye cyane igihe umugabo adashobora gutera akabariro biturutse mu kuba igitsina cye kidafata umurego uko byakagombye, bityo bigatuma yiyumvamo ko ntacyo ashoboye, bikamukururira guburwa igikorwa cyo gutera akabariro. Icya karindwi, testosterone nkeya. Testosterone ni umusemburo ukorwa n'udusabo tw'intanga, ukaba ariwo ugenga imikorere y'imyanya myibarukiro y'umugabo. Ukugabanuka k'uyu musemburo kugabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi kandi bikunze kugaragara ku bantu bakuze kuko uyu musemburo uba waragabanutse. Icya munani, kwiheba. Ibi nabyo byangiza ubushake bwo gutera akabariro bitewe n'uko umubiri uba udatuje bitewe n'ibibazo umuntu afite. Icya cyenda, gucura. 1/4 cy'abagore baca imbyaro batakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'igabanuka ry'imwe mu misemburo ituma icyo gikorwa kigenda neza. Bikagaragazwa no kubura ububobere mu gitsina ndetse no kubabara mu gihe cyo gutera akabariro. Icya 10, imiti imwe n'imwe. Imiti umuntu afata mu gihe arwaye cyangwa kubera izindi mpamvu ishobora kumugabanyiriza ubushake bwo gutera urubariro. Ni byiza ko abashakanye bamenya bimwe mu bintu bishobora guhungabanya ubusabane bwabo mu buriri kugira ngo babashe kubishakira umuti ndetse nibitabonerwa umuti babashe kubiganiraho kandi babyihanganire. Mubigejweho na Bangambiki Habyarimana.